Yes, reka nongere nguhereze ikaze kuri YouTube channel. Ese uyu mwanya uri kwibaza ngo ni iyihe mpamvu uyu Vestine ahantu hose ari kugera ari kuvuga ngo njye niyo wampa iki, niyo wankorera iki, ntabwo idini rya ADEPR riteze kongera kurisubiramo. Ni nyuma y'uko uyu mukobwa amaze gusezerana na Idriss, umugabo wo muri Burkina Faso, aho abantu benshi bavugije induru, imiryango yiwe ikavuga ngo ntabwo byari bikwiye, by'umwihariko wagera muri ADEPR uyu mukobwa wo basenganaga bakamufata nk'igicibwa, mbega bakamera nk'abamuciye, ku buryo kuri Meya Empire ikiganiro baheruka gukoreraho yavuze ngo njyewe ntabwo nteze kuba nakongera gusubira mu idini rya ADEPR kuko ibyo bankoreye ntabwo bisanzwe, nk'abantu nari nizeye, abantu twakoranye umurimo w'Imana, ku buryo njya gusezerana n'uhageze akaza aje kureba kugira ngo abone ibyo ajya kwirirwa avuga, ahubwo ntibananshyigikire banyereka ko ibyo ngiyemo ari ibintu byiza, ko mfashe umwanzuro wo gukora ubukwe, ahubwo bakumva ko nagombaga kuhaguma kugira ngo bajye bagomeza babone nyine izo nyungu, kuko iyo twakoraga indirimbo turi kumwe nabo babonaga views menshi. Ariko kuri uyu mwanya, aka kanya uri kumva iki kiganiro, Vestina ndetse na murumuna we bari kumwe kuri Meya Empire, uyu Vestina yariterura aravuga ngo njye niyo wampa iki, ntabwo nteze kongera gusubira muri ADEPR. Kubera iki rero? Ibi byose ugiye kubinyuramo turebere hamwe ngo ubundi uyu Vestina ubukwe bwe buzaba ku itariki zingahe, ariko by'umwihariko nkubwira ko uyu Vestina idini rya ADEPR ryamuvuye ku nzoka bitewe n'uko abari bahari bose, abari baje ku munsi wo gusezerana kwe, batari baje kugira ngo bamushyigikire, ahubwo bari baje kugira ngo babone amagambo yo kugenda bamusebya, bavuga ko umugabo washaje, mbega nyine byose yabivuzeho, ukumva nyine ni ibintu bitagenda kuba abantu mwakorana umurimo mukabana kuva we utaramenyekana kurinda umenyekanye mubanye neza, ariko bakumva ko ugiye gushakana n'umugabo utari umunyarwanda kubera inyungu bari bakwitezeho, bagahita bakwihindukana, mbega ukabona ko wagira ngo si n'abantu banakuzi, ahubwo ubona ko bashaka ko wowe ukora ibyo bashaka, ahubwo ko wowe udagomba gukora ibyo ushaka ndetse n'inzira yawe wanyuzemo. Ubundi bino bintu dusanzwe tuzi ko mu madini menshi habamo ibibazo, abantu bapfa ubusa, ariko by'umwihariko iyo umuntu afashe umwanzuro wo gushaka, mubona ko abenshi mu bo bakorana umurimo w'Imana, yego bashobora gushyigikira batabyishimiye, ariko n'ubundi baragushyigikira nyine kugira ngo ubone ko wabanye n'abantu utabanye n'igihuru. Ariko uyu Vestina ku munsi we wo gusezerana yarababaye cyane kubera uburyo aba ADEPR bamubaniye, aba ADEPR babanye ubona ko bamushyigikiye, umunsi wo kujya ku ishuri bakamuha impano, ariko gukora ubukwe bwo gusezerana, mbega gushyingirwa mu mategeko, habe n'umwe wamubaye hafi, ahubwo bamufashe nk'igicibwa, bamwereka ko ibyo yakoze, ibyo yaruhiye byose muri korali yabo ntacyo bimaze. Ubundi dusanzwe tuzi ko iyi korali babagamo, ndabizi neza ko abantu benshi barayizi, mureba indirimbo zabo, by'umwihariko iyi korali babagamo, uyu mukobwa Vestina na Dorcas iyo bakoraga indirimbo bakayikoramo, wabonaga ko aribo bantu bashyize imbere, bari kugaragazwa kenshi, kubera ko nyine ni ibyamamare nyarwanda, hano mu Rwanda barazwi, nta muntu n'umwe utabazi kubera indirimbo bakora, ndetse n'abagospel bakorana umuziki ba mbere bakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi bakiri batoya. Kuba rero uyu mukobwa yaragize gutya nyine agasezerana n'umugabo wo muri Burkina Faso, Idriss, ndakeka ko benshi muramuzi, nguyu hano ku ifoto ariho, umugabo umurusha imyaka 20 y'amavuko, abantu bumvishe ko igikuba cyacitse, yego arakuze, ariko umurebye nabwo ubona ko akiri umusore mutoya, nyine ni umuntu witeye ku mubiri wiwe ku buryo nyine ubona gifite imbaraga, ariko abaririmbyi baririmbana bumva ko ibintu byose byacitse, batangira kuvuga ngo Vestina udukoze ibiki ku buryo umwana w'imyaka 22 wiciye kariyeri. Benshi rero ibi ngibi ntabwo bavuze ko bamwishimiye, ahubwo babivuze kubera inyungu bamubonagamo, ibyo yakoraga, ndetse n'uburyo nyine indirimbo bakoragamo we na murumuna we zarebwaga. Kuri ubu ngubu rero tukaba turi kwibaza ngo ese Dorcas we kuba ibi bintu babikoze mukuru we araguma muri iyi korali?
cyangwa nawe araza guhita yiviramo. Aba ngaba ubundi ubusanzwe ni abana bakuriye mu muziki, nako mu rusengero baririmba, ariko baza kugira amahirwe bamera nk'abashinze itsinda ry'abantu babiri bakajya bakora indirimbo. Ku bw'amahirwe muri 2018 gutyo 2019 nibwo baje kugira gutya bahura na Irene ababwira ko azabafasha bakiri batoya, ariko by'umwihariko muri 2020 aba bana nibwo bwa mbere bakoze indirimbo yabo umwaka uri kurangira 2020, bahita baba ibyamamare muri kino gihugu cy'u Rwanda, ku buryo kuva icyo gihe kugezana n'ubu ngubu indirimbo zabo ni zimwe mu ndirimbo ziba zikundwa cyane. Yego no muri 2019 bari barazikoze ariko zitaramenyekana cyane, ariko 2020 aba bana buri muntu wese wabumvaga yaravugaga ngo ubundi aba bana babagaye ko badasanzwe, korabo yabo ntisanzwe, by'umwihariko bakora ibi byose banavukana. Vestine ari we mukuru w'imyaka 22 na Dorcas ari we mutoya w'imyaka 20. Kuri ubu ngubu rero uyu Vestine akaba agiye kujya gushaka muri Burkina Faso, ariko by'umwihariko ikintu cyamubabaje cyamuteye n'agahinda, ndetse nawe ujya muri comment utubwire ni uburyo idini yabayemo, abantu yaririmbanye nabo, ubuzima bwe bwose mbega niko twayafata, kuko gutyo ngo bagiye kwinjira mu bundi buzima, ko bagiye gukora ubukwe ntibamubaye imbere, baramwihakanye bamwereka ko ibyo agiye gukora ari amafuti ndetse ko batanamushyigikiye. Ikindi kandi nakubwira ni uko iyi korali yari arimo mu ndirimbo zose bakoze mbere y'uko aba bana bamenyekana ntabwo zari zararebwe, ariko bamara kumenyekana indirimbo zabo zararebwe ku buryo buteye ubwoba, ndetse kugezana n'iki gihe ni zimwe muri korali zifite amavideo yarebwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kuba bumvishe ngo uyu nguyu Vestine agiye gukora ubukwe, bumvishe ko byacitse, mbega bo batekereje ku nyungu bamufiteho kuba agiye kujya gushaka muri Burkina Faso. Nyine urumva ko ntabwo yakongera kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda ngaje muri korali gukora ibiki, wapi, ahubwo bo bumvaga ko agomba kuguma hano mu gihugu cy'u Rwanda, bakaguma basohorana izo ndirimbo, agakora umuziki, bakinjiza, bakabona amafaranga. Ariko gusa kuvuga ngo aragiye, idini rya ADEPR ryamufashe nk'aho igikuba cyacitse, bumva ko nta n'icyo bagomba kumufasha, ahubwo ko bagomba kumureka akagenda gutyo, bakirengagiza uburyo babanye, ibyo bakoze we na murumuna we, ndetse ntibanibuke neza ko kuba yaba agiye kugenda ariko mugenzi we Dorcas agiye gusigara mu gihugu cya hano mu Rwanda. Ariko ibyo byose babirenzeho, bavuga ko ibyo agiye gukora ari amahano bidasanzwe ndetse bitari binakwiye. Kuri iyo mpamvu rero akaba yahisemo kuvuga ngo niyo wamwica ntateze kuzasubira muri ADEPR, kuko ni abagome, ni abagambanyi, ibyo bamukoreye ntabwo bisanzwe. Ndetse niba nawe ufana uyu mukobwa kuko igitekerezo wafashe, urajya muri comment utubwire. Ariko reka ngushimire ko abonye muri kino kiganiro, ngushimire wakoze subscribe kuri YouTube channel, kubwira ngo uri umuntu w'umugabo cyane, ndetse ngushimira wowe w'umuriturning viewers uhora ugaruka kuri YouTube channel kureba ibiganiro washyizeho.